Mbahaye ikaze kuri Mugisha TV, isoko y'amakuru yubaka sosiyete nyarwanda. Richard Ngendahayo yaraye akoreye igitaramo muri BK Arena cyaranzwe n'ubwitabire buri hejuru cyane ko uyu mugabo yaherukaga gutaramira mu Rwanda mu myaka 17 ishize. Iki gitaramo cyiswe niwe Healing Concert cyitabiriwe n'ab'ingeri zitandukanye biganjemo abayoboke b'amadini ya Gikristo, abayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu ndetse n'abaririmbyi bagenzi be. Ngendahayo yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2005 nyuma aza kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho atuye kugeza ubu. Yageze mu Rwanda tariki 3 Ugushyingo 2025 mu myiteguro y'iki gitaramo. Mu ndirimbo ze zakunzwe cyane harimo Mbwira ibyo ushaka, Ibuka, Gusimba umwonga, Si umuhemu, Yambaye icyubahiro, Wemere ngushime, Ijwi ryongorera n'izindi zitandukanye. Igitaramo Richard Ngendahayo yakoreye i Kigali cyahumuje mu gicuku cyo kuri iki cyumweru, mu gihe cyatangiye ahagana saa 9 zo kuwa gatandatu. Cyaranzwe n'ubwitabire buri hejuru bw'abakunzi b'indirimbo z'uyu muhanzi mu myaka ishize. Yasoreje ku ndirimbo Wemere ngushime na Sinzakwitesha. Yijeje abakunzi be ko batazongera kumutegereza mu myaka 17, ashimangira ko umwaka utazongera gutaramira mu Rwanda. Pasiteri Julienne Kabandana yahawe umwanya wo kubwiriza. Richard Ngendahayo yasubiye ku rubyiniro kugira ngo ataramira abakunzi be. Yasabye abakunzi b'umuziki we guhora biteguye kuko Yesu ari hafi kugaruka. Ati icyo dusaba gusa ni ukuyikiranukira. Iki dusaba gusa ni ukuyumvira, ni uguhora turi maso. Yesu ari bugufi cyane nk'aka kanya ko guhumbya. Yesu araje. Ese uriteguye? Ibyo ukora byose, mu byo ubamo byose, mu byo ucamo byose, ubikora ukiranutse, kuko umwanya ari wose azaza kandi ntabwo azateguza. Yashimye abantu batandukanye bamufashije kugira ngo iki gitaramo kigende neza ndetse n'abemeye ubutumire bwe, harimo abahanzi batandukanye baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, abayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu ndetse n'umugore we. Nyuma y'ubu butumwa, Richard Ngendahayo yaririmbiye abakunzi b'indirimbo Ibuka, akurikizaho Gusimba umwonga, yasubiyemo kuko abakunzi be bayishimiye. Nyuma y'izi ndirimbo zombi yaririmbye Mbwira ibyo ushaka. Richard Ngendahayo ageze ku ndirimbo Niwe yegura gitari. Abari muri BK Arena basimbukira mu kirere ariko bafatanya nawe kuririmba. Nyuma y'indirimbo Si umuhemu, Ngendahayo yagize ati izi ndirimbo zose ntabwo ari izanjye, ni impuhwe z'Imana, nta nimwe nigeze nandika, nta nimwe nigeze ndirimba. Igihe cyose uzajya umbona ujye uvuga uturiya ni umukozi w'Imana gusa, kuko Uwiteka ari buri muri njye, niwe byose. Yavuze ko Yesu yamwiyeretse mu 1999 ubwo yari muri Isirayeli. Ati ntabwo ari bimwe byo mu nzozi, naramubonye live akikijwe n'abantu yambaye ibyera. Naramubonye amaso ku maso hashize imyaka 25 amaye iryo yerekwa. Yavuze ko bimwe mu byo Yesu yamubwiye azava mu Rwanda bitangaje. Uyu mugabo yakomeje ashima Pastor Julienne Kabandana uri mu baje kumushyigikira. Yavuze ko banyuranye mu bihe bikomeye ariko ntibacika intege zo kubwiriza ijambo ry'Imana.